Reka nongere musuhuze wo kuri iki kiganiro nk'uko bisanzwe hano kuri Kasugira TV. Ni channel yacu, channel y'Abanyarwanda ndetse channel ya buri umwe ukunda ibiganiro nk'ibi, ukunda ubuzima bwiwe ndetse ukunda kwiyitaho mu buzima rusange. Turabizi ko ubuzima ari ingenzi kandi ikindi ubuzima ni butoya, ikindi tutabwitayeho ushobora kwangirika mu kanya gato nk'ako guhumbya. Amagara arasesekara kandi ntayorwa, kandi ikindi bajya bavuga ko akatari amagara aba isoko. Ni bivuga ko ubuzima kuvugura rero birahenze, niyo mpamvu tuba tugomba kubwitaho. Buriya rero uyu munsi tugiye kugaruka ku kintu cy'ingenzi kandi mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi, bakita siporo. Siporo ni kimwe mu bikorwa by'ingenzi mu buzima bwa buri muntu kuva kera cyane. Si igikorwa cyo kwidagadura gusa, ahubwo ni umusingi ukomeye w'iterambere ry'umubiri, imitekerereze ndetse n'imibanire y'abantu. Iyo turebye neza, siporo ifite uruhare runini mu mibereho ya buri munsi, haba ku muntu ku giti cye ndetse no ku muryango mugari. Reka musabe kuntega amatwi uyu munsi, mufite ibintu by'ingenzi ndetse bisobanuye cyane cyane kuri siporo ku buzima bwa buri muntu, bwa muntu muri rusange, yaba ku isi ndetse na hano mu Rwanda aho tuba buri munsi. Ni iby'ingenzi cyane, n'ibintu birindwi gusa. Ndagira ngo ntege amatwi ikintu cya nyuma kigiye kugutungura muri ibi birindwi ngiye kukugezaho. N'ibisanzwe ngiye kukugezaho kino kiganiro, nitwa Gisa The Man Positive. Ikintu cya mbere rero ugomba kumenya, siporo ni ubuzima ndetse bw'umubiri. Ikintu kigomba kumenya, kimwe mu by'ingenzi siporo imariye umuntu ni uguteza imbere ubuzima bw'umubiri. Iyo umuntu akora siporo kenshi, icya mbere imitsi irakomera, amagufwa agakomera kandi agakomera kurushaho. Umutima ndetse n'ibihaha bikora neza, bigafasha amaraso gutembera neza mu mubiri, bigabanya ibyago byo kurwara indwara zidakira nk'umuvuduko w'amaraso, diyabete ndetse n'umubyibuho ukabije. Siporo buriya ituma kandi umuntu agira ingufu nyinshi mu mubiri we, akabasha gukora imirimo ye ya buri munsi ataruhuka cyane. Ibyo bimufasha kongera nyine energy zo gukora kenshi. Ikintu cya kabiri rero ugomba kumenya, siporo buriya ni ubuzima bwo mu mutwe, mental health. Uretse buriya n'umubiri, siporo ifasha cyane buriya mu mitekerereze ya muntu, igabanya stress ndetse n'agahinda. Ikindi igafasha ubwonko gusohora imisemburo ituma umuntu yumva yishimye, endorphins. Ituma umuntu agira icyizere ndetse no kwiyubaha. Akenshi na kenshi abantu bakora siporo buri gihe bakagaragaza ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo kurusha abatayikora. Iki nicyo siporo ifasha kenshi na kenshi umuntu. Icya gatatu buriya siporo ni imibanire, social life. Siporo ihuza abantu batandukanye bakiga gukorana ndetse no kubahana. Ituma abantu bakorera hamwe mu makipe, ari byo teamwork. Yigisha kwihangana ndetse no kwakira gutsindwa cyangwa se wenda gutsinda. Ihuza abantu baturuka mu bihugu ndetse n'imico itandukanye. Niyo mpamvu siporo rero iba nk'ururimi rusange rw'isi, aho abantu bashobora kumvikana nta mbogamizi z'ururimi. Ikintu cya kane, siporo mu burezi ndetse n'urubyiruko. Ku rubyiruko, siporo ifite uruhare rukomeye cyane. Ituma abana n'urubyiruko bagira discipline, ikindi ibafasha gukura bafite ubuzima bwiza. Irinda urubyiruko kujya mu bikorwa bibi nk'ibiyobyabwenge ndetse n'ubujura. Mu mashuri, siporo ifasha abanyeshuri kongera ubushobozi bwo kwiga neza, kuko ubwonko bwabo buba bukora neza iyo umubiri umeze neza. Ikintu cya gatanu ugomba kumenya, siporo ni iterambere ry'ubukungu. Buriya rero siporo ntabwo ari ubuzima gusa, ndetse hari n'ubucuruzi bukomeye cyane ugomba kumenya. Siporo iha abantu akazi, wenda nk'abakinnyi, abatoza, abanyamakuru ndetse n'abandi. Kano kanya tuvugana ubu nanjye irimo mu mugati. Ibyabaye nk'amarushanwa akomeye bikurura ba mukerarugendo,
Burya ibihugu akenshi na kenshi bikoresha siporo mu kwamamaza isura yabyo ku isi. Urugero, amarushanwa mpuzamahanga azana amafaranga menshi ndetse agateza imbere ibikorwa remezo. Ikintu cya gatandatu ugomba kumenya kuri siporo: siporo ni nk'igikoresho cy'amahoro ndetse n'ubwiyunge. Siporo buriya ifasha mu kubaka amahoro. Ushobora kwibaza uti nshatse kuvuga iki? Hano rero siporo ihuza abantu bahoze bafite amakimbirane, iteza imbere ubumwe ndetse n'ubwiyunge, ifasha mu kubaka igihugu gifite abaturage bishimira kubana neza. Niyo mpamvu mu bihugu byanyuze mu bihe bikomeye siporo ikoreshwa nk'uburyo bwo kongera gusana umubano. Ikintu cya karindwi ari nacyo cya nyuma nakubwiraga mu muco wo gukora siporo buri gihe ni ingenzi. Nubwo siporo ifite akamaro kanini, hari abantu batayitaho. Ni ngombwa, ugomba kumenya ko kano kanya ari ngombwa mu buzima bwawe bwa buri munsi gushyiraho umuco wo gukora siporo buri munsi, nko kugenda n'amaguru, kwiruka cyangwa se wenda gukina imikino itandukanye. Gutoza abana bato kubikunda, gushyiraho gahunda zihoraho zifasha abana kubona umwanya wo gukora siporo. Umwanzuro twasozanya kino kiganiro: buriya siporo ni inkingi ikomeye y'ubuzima bwiza ndetse n'iterambere rirambye. Ifasha umubiri, ikubaka imitekerereze, igahuza abantu kandi ikanateza imbere ubukungu. Niyo mpamvu buri muntu akwiye kuyigira igice cy'ubuzima bwe bwa buri munsi. Mu magambo magufi, siporo si amahitamo gusa, ahubwo ni igikenewe mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu. Wakoze cyane kubana natwe. Kugezagaho kino kiganiro nitwa Gisa, The Man Positive. Ibiganiro n'ibi nakagaruka hano kuri Kasugira TV, kandi ikindi ndagushimiye cyane wakoze subscribe hano kuri channel yacu.